Isi dutuye uyu munsi iragenda ihinduka cyane, iterambere ririyongera, ikoranabuhanga riratera imbere, ariko ikintu kibabaje ni uko urwango narwo rurimo kwiyongera. Abantu bararwana kubera amoko, amadini, politiki, igihugu bakomokamo cyangwa se imyumvire itandukanye. Uyu munsi turaganira ku rwango rugaragara mu batuye isi, impamvu ruriho, ingaruka ruteza n'uko twarurwanya tukubaka isi irangwa n'amahoro n'ubumwe. Igihe tugiye kubana nitwa Budabi, iyi ni Habineza TV, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ikindi ngo usaba ni ukureba iyi video ikarangira kugira ngo usobanukirwe byinshi bikubiyemo. Ukande like, ujye no muri comment wandike igitekerezo cyawe, hanyuma unasharinge bagenzi bawe. Reka dutangire n'igice cya mbere. Urwango ni iki? Urwango ni imyumvire mibi ikabije umuntu agirira undi, ishobora kugera ku kwifuza ko undi yagirirwa nabi cyangwa akavutswa uburenganzira bwe. Urwango rushobora kugaragara mu buryo bwinshi. Urwango rushingiye ku bwoko cyangwa ibara ry'uruhu, urwango rushingiye ku idini, urwango rushingiye ku gihugu cyangwa ubwoko, urwango rushingiye ku bitekerezo bya politiki, urwango rushingiye ku bukire n'ubukene. Ibi byose bituma abantu barebana nabi, bakibona nk'abanzi aho kwibonamo nka bene muntu. Igice cya kabiri, impamvu zituma urwango rwadukanye mu isi. Icya mbere, ubujiji n'amategeko mabi. Abantu benshi bagendera ku byo babwiwe, ku mateka mabi atasobanuwe neza, bigatuma bakurana urwango ku bandi bataramenya ukuri. Kabiri, politiki ishingiye ku gucamo abantu ibice. Abanyapolitiki bakoresha urwango kugira ngo bagere ku nyungu zabo, bagashishikariza abantu kwanga abandi. Icya gatatu, itandukaniro ry'ubukungu. Abakire barushaho gukira, abakene barushaho gukena, bigatuma havuka ishyari, inzika n'urwango. Icya kane, imbuga nkoranyambaga, social media, zifasha amakuru kugera kure, ariko nanone zikwirakwiza amagambo y'urwango, ibihuha n'ibinyoma. Gatanu, kubura indangagaciro n'uburere. Iyo abantu batigishijwe gukunda, kubaha no kwihanganira abandi, urwango rurakura. Igice cya gatatu, ingaruka z'urwango ku isi. Iya mbere, intambara n'amakimbirane. Urwango rwabyaye intambara nyinshi ziciye abantu, zisiga igihugu mu marira n'ubukene. Kabiri, jenoside n'ihohoterwa rikabije. Iyo urwango rugeze kure, rushobora kuvamo jenoside n'ubwicanyi ndengakamere. Gatatu, gusenyuka kw'imibanire y'abantu. Abantu ntibongera kwizera bagenzi babo, imiryango irasenyuka, amahoro arabura. Ihungabana ryo mu mutwe. Urwango rutera ihungabana ku barugiramo uruhare ndetse n'abaruhukiramo. Gatanu, kudindiza iterambere. Aho hari urwango n'amakimbirane, nta terambere rirambye rihaboneka. Igice cya kane, twarwanya dutya urwango. Icya mbere, uburezi bushingiye ku bumwe n'ubumuntu. Abana bigishwe kuva bakiri bato ko abantu bose bangana, nta n'umwe uruta undi. Kabiri, kuganira no kumva abandi. Iyo twumvise undi niyo yaba adahuje natwe, urwango ruragabanuka. Gatatu, gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, kwirinda gusangiza amagambo y'urwango, duharanire gusakaza ubutumwa bw'amahoro. Kane, kuyobora neza n'ubuyobozi buboneye. Abayobozi bagomba guhuza abantu aho kubacamo ibice. Bavandimwe, isi ntikeneye andi macakubiri, ntikeneye andi maraso, ahubwo ikeneye urukundo, kwihanganirana n'ubumwe. Urwango ntirwubaka, ahubwo rurasenya. Duhere ku mitima yacu, duhinduke intumwa z'amahoro, dutangire gukunda aho kwanga, kubaka aho gusenya.
isi itangirane nanjye nawe. Murakoze, njye twabanye muri iki kiganiro nitwa Buda Bin Habineza TV. Kora subscribe ubundi wiyunge ku muryango w'abakunda Habineza TV. Muri komenti ndagusaba kujya mukareba komenti iri hejuru, ukajya kuri WhatsApp channel ukayikurikira. Ndabashimiye rero mwese, Imana ibarinde.